Hello guys, yeah, this is Kevin Technician nk'ibisanzwe, okay. Uyu munsi ngiye kukwereka tricks ushobora kuba wakoresha mu gihe zino Airtel zawe cyangwa se kusura ubaye uzitunze ariko zikaba zirya umuriro cyane, cyangwa se ukaba ushaka ko umuriro wawe umaramo igihe kinini. Wakoresha ubuhe buryo rero? Kurikira tugendane. Telefone yawe ya Airtel urayifite ariko ufite ikibazo cy'uko irya umuriro. Ese wabikuramo gute ibaye irya umuriro? Ufata telefone yawe, wamara gufata telefone yawe ugahita wihuta ukajya muri setting. Wamara kugera muri setting ukazamura ahantu handitse ngo battery. Izi ni setting z'iki? Za batiri. Iyo umaze kugera muri setting za batiri, uhita uzamuka ugahita ujya hano handitse ngo power saver, ugahita ukanda kuri power saver. Iyo ugeze kuri power saver, aka kantu uhita ugafungura, aka kantu ukagafungura kakaba on. Murabona ko telefone ihise ijya muri dark mode. Dark mode ikimaze igabanya urumuri rwa telefone, ubwo umuriro ukaba ugenda gake iyo urimo kuyikoresha, ubwo umuriro uri kugenda gake cyane. Noneho iyo umaze kuyishyira muri dark mode uhita usubira inyuma. Ubwo hano ibitwara umuriro muke ugakoresha za WhatsApp, ugakoresha ama Facebook, ukabasha gukoresha porogaramu zose ngira ngo muri kuzireba. Ubu ni uburyo bwa mbere. Noneho iyo ushaka ko nk'ibice nka 5 bishobora kuba byamaramo nk'iminsi 2, uhita uza ugahita usubira muri setting yawe. Wamara kugera muri setting ukajya kuri battery, wagera kuri battery ugahita uzamuka, ugahita ufungura kano kantu kaba kanditseho ngo ultra saving mode. Iyo ufunguye kano kantu kanditseho ngo ultra saving mode, telefone yawe ugafungure murebe. Good. Ubu kuba nsize kuri ultra saving mode, ubu telefone nyihaye ubushobozi bwo gukoresha porogaramu 3 gusa: guhamagara no guhamagarwa, no kwandika message, no kureba amazina. Nta kindi kintu na kimwe telefone ubu ngubu iba yemerewe gukora. Rero aha ngaha niho kwa kundi ufitemo nk'ibice 5 muri telefone yawe, ariko uwo muriro ukaba wamaramo nk'iminsi 2. So rero icyo kintu ubaye wagisizemo ushaka kugikuramo kugira ngo ukoreshe n'izindi porogaramu, uhita uza ugahita ukanda aka kantu. Wamara kugakanda urabona ko application zindi ziza. Okay, so this is Kevin Technician. You remember to subscribe. So uramutse ugize ikibazo ku bintu mba nakweretse, ushobora kunshakira kuri zino nomero. Ugize ikibazo kuri step mba nakweretse, ushobora gukoresha zino nomero ukabasha kumbona nkagufasha. So thank you for watching full video. You remember to subscribe. Thank you.